Nyagahene yangurije amafaranga ngo ngure ikariso. Ikariso ndayigura. Ikariso tugenda nyambaye na yambareho nayiguriye. Arankingiriza kuko hari ku muhanda. Tugeze saa 4 z'ijoro. Tugeze aho twari tugiye turicara ikariso igumya kumbangamira. Gusa mu buzima busanzwe ikariso nantera umwaka ntago bizi. Ndabizi. Ntago bizi ko moto yari inyishe. Intera n'umwaka ungege cyose iyo nagiye muri gahunda iyo ariyo yose nambaye ikariso ntibishobora kurangira amahoro. Nyagaye ni kariso nyikuramo nyitsimbana muri toilette. Mwayiguza ngaye 800. Gusiya kariso yari meze. Yari ingwi. Yari nyemfite mabya abiri. Ni ndende. Iyihese iyi. Nikwerekese. Iri Nyagahe yinyereke. Yinyereke nanjye twerekane. Bakisha umuntu shinge. Toka satani we. Bana we. Nyagahene we. Umva ndakuvuna. Ko Nyagahene we. Urakana keza. Ako se Nyagahe ko mbona ibintu byaciyeho kera. Ko mbona iby'imbere wahebye. Nyagahene haguruka tujye gushaka ibintu byawe aho wari uri bikiri byiza niba ari nubihitanya atarabijyana. Ibi ni iki koko? None se ntago mubibonye doreba we. Oya nta kintu kiri. Nyagahe uvuye ngo tujye gushaka ibintu byawe. Kandi Nyagahe sinakubwiye kunywa inzoga kwawe. Ubu ntibabihitanye wahagurutse tukajya kureba aho uvuye ko nta muntu ukubisigaranya atarataha. Inde? Usigaranye ibintu byawe nese kureba iby'imbere wahebye. We Nyangaraga. Ko beta nkushwegereze ibi bintu urambwira aho byagiye Nyagahe. Urabona ahubwo hari ibintu ufite. Twese twakoze. Urabona hari ibintu ufite. Iby'imbere wahebye we. Iri rero. Mano urebe. Ko ntayo ndeba. Kora mano nyine. Reka nyine ndebe. Ko kanu gafite ubwengera. Kora muri. Reka ndebemo. Oya kunakore no ndakire. Mise nshukwa bimwe byada. Ariko Nyagahe tugende nguhese yabyemera se kumuha ahita avuduka. Icyambere ntago wambaye. Nese kariso nzambara iyo ntagira. Uramutse umpaye bana mita nkera saluti uvuga ni Liza wanjye. Liza wanjye. Uyu nguyu. Aha. Nyagahene naramuhaye kenshi. Ariko se ndekera imisatsi. Ziba zambaye bote zigiye ku rugamba. Banze mitenza ngiye kwihagarika hano kuri toilette. Mitenza ngakubita inshi 3. Shagenda ntago ndi bukugenda utebuke sinakuburira na jidimu. Nawe umuzizi. Oya Liza uyu nguyu. Shuti magara yanjye. Genda utebuke sinakuburira n'akajido kamwe. Nta nubwo yakuburira jidimu. Ndagakubita. Kandi Nyagahe ndakumena. Kandi ubu warese iyo Nyagahene yarese ashaka kurira mbamureba. Ari hano manzi tuvugana. Niko wakacucu we. Jidimwe. Gwino yatire. Zone mubonye gute nge nago ne namubonye. Ambonye arahagarara. Ndebye umuntu uri kunyitegereza mbona niwe. Liza tukira aho ngaho. Turimo kuvuga nyine mu kazi ukora gutanga video ariko za dance no kubyina. Ubu urabizi yuko aho tugeze no kuri iyi si hari abakobwa none nabo basigaye batanga video barimo kwiyambura ubusa biyerekana ubwambure bwabo. Bira bintu bivuga iki ubibona gute cyangwa se urabizi neza cyane ntago bize? Ndabizi ko bibaho. Nk'ibyo bintu rero wumva ko bibaho ubitekerezaho iki? Ntacyo mbitekerezaho ko ari we yahaye iyo video abayikeneye. Ari n'uwayitanze hari impamvu aba yayitanze hari icyo aba yahawe. Ahubwo avuga ngo Asima sigeze no mu jisho ko mbona washyizemo telefone ntago abantu barimo kukureba neza. Zirandya. Zintera amareje nkakuba amaso. Urumva nyine ntacyo nabivugaho kuko uyohererezwa abayikeneye. N'uyohereza hari ikindi baba bamuhaye kandi nawe abagikeneye. Ahubwo avuga ngo nje ntago navuga kuri abo bantu ahubwo navuga ku muco. Ariko ntukankoreye mu misatsi abarimo uburozi niho naragurije. Wakoze iyo bwabagase. Urakagora. Nahakoreye mu misatsi niho naragurije. Wumvishe icyo kubwiye ngo ikinyagaye?
we wakoze iyo nawe. bwabaga we nawe kumara Nyagahene nagutinya cyane arabizi ko namusigamo ngomba imvune kumutinya rwose. utinyira iki se nicyo cyatuma umutinya uyu uramuzi wowe? Nyagahene mfata ku itakura fata nkumva untera udushagarira yatoka pari ndumva ntazi utuntu ntera mu mubiri Liza tukiri aho ngaho nyine twe turimo tuvuga tuti ni uguta umuco cyangwa se guta umuco w'igihugu. Yesu wakomerezaho ni ukwica umuco w'igihugu nyine kandi icyo gihugu nacyo abakicira umuco ntikiburaho kibashyira. nta kibazo. Jido urayiteguye? Jido imwe se eshatu agutera video Jido eshatu. bivuze ngo uyu nguyu ni umukobwa mwiza cyane. Liza umwana mwiza. Tujya dukorana ibiganiro ku buryo buteye ubwoba. Uyu noneho uvuye gutembera uvuye kunywa agacupa? Hapana, agacupa hapana. nta nzoga yanyweye Nyagahene yaraziretse. Ishatoka avuye mu rwambariro rw'abera. avuye mu rwambariro rw'abera. Urwambariro rw'abera ni muri ntuza mu rusengero rw'abarokore. Hako mwana wowe ubundi Liza uyu nguyu ntabwo uri kumureba ngo ni kumureba. reba ibi bintu yambaye ibi ngibi. kubita ubwo ngera yaba ari ingumi wari witeguye kwakira Jido? uyu ni ngomba kumwita Jido. Liza iyo video wayibonye? nayibonye. Amatelefone none se urumwita Jido kubera iki wowe bumbafuna? ndagusekura akakubwa ni kazimana. umufata nk'iki? Liza ngo umufata nk'iki? Liza ngiye mufata nk'agakobwa kanjye gashiki kanjye kandi ndagukubita Nyagahene. ntabwo buri bwire nta nkonje ngo ukubise. nushaka nkubite nta kibazo. wewe bumbafu nyangaragata. bumbafu nyangaragata. Nyangaragata sana. kandi Liza yatubwiye ngo yaramuhaye. nyemera nuko Liza uzi ko wabyibagiwe na Liza abanyicare iruhande ndagushyizeho akaguru. nta kibazo. uyu nguyu twakoranye interviews zigera muri 10. ndabeshye nyangaragata nawe ziba rero amukaritasi. hari kariso ujya wambara? Ikariso ariko nyikuye he? nzambara iyo ntafite. harabura iki se kugira ngo ube wabona iyo kariso? ese muzi igituma Nyagahene yibanze ku ikariso? Nyagahene yangurije amafaranga ngo ngure ikariso. Ikariso ndayigura. Ikariso tugenda nyambaye nayambariyeho nayiguriye arankingiriza kuko hari ku muhanda. tugeze saa 4 z'ijoro aho twari tugiye turicara ikariso igumya kumbangamira. gusa mu buzima busanzwe ikariso nantera umwaka. ntabwo bizi? ndabizi. ntabwo bizi ko moto yari inyishe intera n'umwaka igihe cyose iyo nagiye muri gahunda iyo ari yo yose nambaye ikariso ntibishobora kurangira amahoro. Nyagahene ikariso nyikuramo nyitsimbana muri tuwarete. ndavuga ati nitujya gutaha ndayikuramo nyitahane ndayibagirwa. agiye kuyinyibutsa ibaze ikariso tuyitaye muri tuwarete Sonatibe. agiye kuyinyibutsa ayinyibutsa ageze iwabo nanjye ndi mu nzira ingeza hafi y'iwanjye. amaze none njyewe wabonaga nasubira gutora ikariso hariya. ese ubundi ubwo twari bukubitaniremo nyisohokanye nari kumubwira ko byangendekeye bi. Liza Nyagahene warayishakaga kugira niba yayikuyemo we basa yiguhe uyimanike we nk'urwibutso. urwibutso si ko Nyagahene nawe ubwe yayiyambarira. Soni ikariso yanjye isuzuguritse ku buryo Nyagahene atayambara. Liza na kagoryi kanjye ndabizi. ahubwo Nyagahene ushobora kuba iriya kariso washaka kujya uyiyambarira ukababazwa nuko wayinguriye nkaba nyitaye nkaba ntaranakwishyuye. uzi ko Nyagahene nimwishyura atazongera kuvuga iriya kariso. mwari mwayiguza ngahe? 800. gusa iyo kariso yari imeze yari ingwi.
Nyagahene ngo niyo yakunze ngo niyo ifite utubara twiza. Reba urabona hano hari umutuku. Nyagahene yanshimiye ingwe. Yari ingwe pe. Ubundi ubwo ikariso y'ingwe ni iki kubabaza n'uyu munsi? Baguye ikariso. Kandi koko niko byagenze. Nyagahene yanguriye ikariso sonatibe. bivuze ngo nicyo kintu kirimo kubabaza Nyagahene kuba mu gihe kuba iyo kariso narayitaye sinayimuha hari ngayiyambarire sinamwishyure kuko yari yangurije. Liza ubu Nyagahene yabwiwe n'iki ko n'ubu ngo nta kariso wambaye? Arabizi ko ntayo mba mfite nubwo yari yanze ko mujye nyuma nayambaye. Bivuze ko hari ahantu yakuboneye wambara na akabona usoje kwambara nta kariso wambaye. Wivunika. Ni ibintu wivunika. Haguruka uhagarare hariya. Urebe ko ari kariso yambaye. Nyagahe ushatse uvuga ngo nashwandaritse. Fasha gutya. Ngewe kariso ndambaye Nyagahe. Gaturebe. Kariso ngenda yambaye kubisuzuma. Ntayo nambaye. Nyagahe dusuzumire basi twereke niba kuko dore pe se aya nako. Umva. Undekere kariso. Umbafu nyangara gato. Umbafu nawe nta kariso nambaye urabizi ko nayo nambaye wineza abantu. Abantu bahe. Aba bose. Liza tukiri aho ngaho. Maze kukwereka video muri telefone yanjye. Iyi video nayifashe iminota igera muri 5. Akose Nyagahe. Ariko iyo video tujya kuyifata Nyagahene yaragiye kumara hafi nk'iminota 40 ahagaze amanitse ukuboko kuriye. Ubundi se yarakumanitse ngo bigende bira bintu wowe uko ubibonye urabona ibiki bye byamuteye. Ndabona arabazi. Yamaze hafi iminota 40. Wari musengera iki? Amasengera kugira ngo abone umugore. Musengera n'abadayimoni bene wabo. Bene wanyu na hewa n'abadayimoni. Liza kucyunyanga wowe wambe. Ariko nkwangira icyo akahamba wenda kwanga narakubyaye gahambi. Uze n'ibindi. Bakisha umuntu ushingiye. Toka satani we. Mwana we. Nyagahene we. Umva ndakuvuna. Ko Nyagahene we. Urakana keza. Ako se Nyagahe ko mbona ibintu byaciyeho kera. Ko mbona iby'imbere wahebye. We murebesheje amaso yanyu murabona hari imikido. Unyuzwa Nyagahene ari gufata ipantaro yonyine. Nyagahe bagukoreye cesarienne. Bamukoreye cesarienne. Asigari ingone. Nyagahene bamukoreye cesarienne. Reza n'inzoga tuzinga. Kirimo. Kiri ariko kubyeme dore. Akoze mukumva. Do. Akose Nyagahe. We munyamara ni ikibazo. Uzi ko n'izina. Do reba do. Oya noneho reba do. Urabona atari ipantaro yonyine. Yewe se Nyagahene wacu bamugize bate. Abaginga baranshaka wiki. We. Cyangwa nibyo bintu yasengeraga mani ku kuboko. Barebe. Nyagahe niba utisuzumye bakwabuye. Elize. Nago wari uhari wowe. Yes. Mbo. Nyagahene bakwabuye. Nyagahene haguruka tujye gushaka ibintu byawe aho wari uri bikiri byiza niba ari nubihitanya atarabijyana. Ibi ni iki koko? None se ntago mubibonye doreba we. Oya nta kintu kiri. Nyagahe uvuye ngo tujye gushaka ibintu byawe. Akoze nigeze avuga ari. Nukuri ntacyo do yamaye. Nyagahene haguruka tujye gushaka ibintu byawe. None se ubihitanye. Nyagahe nukuri nyamara wereka mbabwiza ukuri. Ngewe we ntago uri kubireba. Nukuvuga ngo nta kintu kirimo. Nyagahe naye koraho wasanga utabimenye. Cyangwa kandi Nyagahe sinakubwiye kunywa inzoga kwawe. Ubu ntibabihitanye wahagurutse tukajya kureba aho uvuye ko nta muntu ukubisigaranya atarataha. Inde? Usigaranye ibintu byawe nese kureba iby'imbere wahebye. We nyangara gato. Ko beta nkushwikirize ibi bintu urambwira aho byagiye Nyagahe. Nyamara urahansobanurira. Nese ubu kuki nta kintu. Ntago ndi kumubwira muzambera abahamye. Sindi kumubwira ngo nukuri naze yumva. Elize. Ngwino hano urebe. Nta kintu kiri. Yesu we. Yesu uramuzi. Yesu we.
reka Nyagahene afite ibintu bitubutse biriya amaze iminsi asengera amanika amaboko wasanga atari n'ubu babitwaye barabitwaye mbere. Yesu we ndacyagukunda. Yesu we ntacyo ngushinja ntacyo utankoreye ngo nkire. Komeza se. Byari kumitana reka nanjye njye guhimbaza. Sibyo weka push. Ninde wampa ku bintu nanjye nkamuha ku bintu tukibyarira umwana tukamwita nyirabintu. Urupfu ry'abantu ashenge. None sibyo umukobwa arakwanga akakwima igisundi yama baragupfa kikamwumira mu nyamambe munyo. Umubano mu bantu shadutaye. Ngomba nese wagiraga ngo muhe ntabyo afite muhesha. Asa wa mugabe ko twabibuze wabishije. Ese Nyagaye kuri kumucyurira kandi tuvugana cyane. Oya nge namusubije. Cyangwa hari uburwayi warwaye biba ngombwa ko bayikata. Nta burwayi ariko umuntu bitwaye ibintu bya Nyagaye nabitwaye nona kuko urakora ukumva harasenye yabeshyaga no kutwirariraho. Nayimvuye kuri toilette hari abagore ni ruguru abagabo ni hari. No singari abagore ni uri abagore n'abagabo ni kuruhande. Nese ubu babijyanye gute ibiki? Ariko wowe ufite ubwenge buzima wowe urabona ahubwo hari ibintu ufite. Twese twakoze urabona hari ibintu ufite iby'imbere wahebye ngo iby'imbere wahebye ngo bafite ubwenge. Gumye utembere nta kintu. Nyagahene ubu bantu mukurikiye Umutako TV ubu Nyagahene ubu tuvugana ni saa kintu. Ubu tuvugana Nyagahene ni saa kintu. Liza by'imbere yahebye. Yewe nzi isona nyoko engenzi isona nyoko n'abandi beshi. Iyo ugize gutya ubenura ntago ngiye mbizi ngiye. Mbenura ne gutya. None ntago bikibenuka. Asigaye benura atanabitwereka neza Liza hari ukuntu Liza ntago nkibikora. Oya ntago nkibikora. Umva Elize urashira iyo kamera hariya kugira ngo ahita kwereka. Uyu afite ubwenge bwinshi cyane we mbese we nakuyama. Ndagokobeta kandi reka nkubwire wahenewe. Dore ko ihene mbi ntawe izirikaho inziza. Ubu kanyamya amaze kukwigisha kujya utera udushyi tw'amafuti. Ndagokubita. Ntago nge nagukoraho ngewe urabizi. Nagokubita nkakuzengera. Uramubonye ariko ukuntu Nyagahene ari umukarateka. Mereza mikoro gifata umwanzuro. Umwanzuro w'urubanza. Urubanza ko rwabereye mu mapingu umuhezo. Turacyari Umutako TV ndi kumwe na Liza ndetse na Nyagahene. Ntago nakwanze ariko icyo tubabaje Nyagahene dusanze mu kiganiro ndi kwiganira na Liza. Gusa Liza nawe amaze gucekinga ubu tuvugana Nyagahene nta kintu na kimwe asigaranye. Ubu reba bishoboka no kuba yararwaye bakamubaga akaba ataregeza bitangaza. Ngiye mfite amabya abiri n'imboro ndende. Iyihe se iyi nikwereke se iri Nyagahene yinyereke nanjye twerekane kuri kamera basi mukoresheho aho hantu izirika ese kintu kirimo. Liza oya wibishyira kuri kamera. Reka nyereka ariko wewe wari gushya mu biki. Aho mwereke ubundi uko yahiye ratanyiyerekera. Reka nkwereke koramo hano isi sengle y'umweru. Iri rero hano urebe ko ntayo ndeba. Koramo hano nyine. Reka nyine ndebe ko kanu gafite ubwengera. Koramo urebe. Reka ndebemo. Oya kunakore muri ndakire. Yo
zirikiye hano arayifite ntayo yaziritse nta kintu kirimo n'akantu kangana kuta ntako yaziritse mana abe ako mana yanjye we Nyagahe waragobe ko nk'uyu nguyu ntayo bagituma Nyagahene yagumiwe none se kandi wakemera ese Liza shuwa tujya ku musozo w'ikiganiro wenda na Nyagahene twazagana next time cyangwa se ubutaha amaze kukwereka nta kintu ubonye mujye numvaga yaba yabizirikiye nko ku ruhande akantu kanjyunyu nta kuzirika kangana gereranya wenda kuri kamera badufashe kangana kamera mad akantu kangana nka gutya washegeje rwose Nyagahene ubu se ntako mbonye do kareje gute Nyagahene ni nka gutya areshya gutya cyakoze ni nka gutya ziba dore n'ukuri nka gutya niyo mpamvu nta mugore yigeze ushaka wasa ari ukubera iyo mpamvu ninde se wakemera nabwo n'ubu ariko ninde wajya kuyatamo ubwo se umukobwa yaba yarongoye ko yaba yagurishije nk'abaganga bari abatanga iriya miti kugira ngo biziyongere nturimo kunyumvira Nyagahene nzakugurira puto ninde wakemera kandi aka kantu kanjigiri nyankonsha mwana yanze ngenda gukorogoshora ukumirwa bongo kwe bagiye ngo ufite amabyenga abiri ari ndi kumwe na Liza turi mu kiganiro ndetse Nyagahene nibwo yaradusanze turimo gukora ikiganiro ariko ngira ngo twagize ibihe byiza nanagushimira nawe twatangiranye tukatugiye ku musozo w'ikiganiro cyacu ni byinshi cyane tumaze kuganira na Liza ariko bimwe no mu bibazo twifuza kugera tumubaza ku mpande zigiye zitandukanye next time tuzashaka umwanya twongere tuganire mu buryo noneho bwimbitse tujye n'ibindi tuganiraho mu buzima bwa buri munsi reka ngira ikintu na kimwe mbwira mbaza Nyagahene noneho tujye ku musozo w'ikiganiro Nyagahene ngaho gira ikintu rero bwira Liza tujye ku musozo w'ikiganiro yego Liza nta muntu ugukunda nkanjye yo yes nanjye ndagukunda tugeze ku musozi w'ikiganiro Imana izaguha umugisha iyo ndawakiriye bizu nanjye ndagukunda kandi Imana izaguha umugisha Nyagahene ntabwo bizu nyigwa Nyesuza mu marira iki kandi nta kintu avuze ko ufite ntacyo nta kantu kanjugurunya do nta kantu ubuse nta kantu kangana gutya Liza reka tugushimire noneho ushobora no kubwira abafana bawe nimero ya telefone yawe kugira ngo babashe gukomeza kuguflowinga ndetse n'abakeneye kuba bakwandikira kuri WhatsApp bakaba nabibutse IG yawe I think ndizera neza ko ufite IG tuze tuye ku musozo w'ikiganiro IG yanjye ni Liza Sano ego wamasewe uyu ni Umutako TV ndacyari MC Seti nk'uko bisanzwe shimira team tubana ku buhanga bw'ibyuma mu buzima bwa buri munsi nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira Imana ibamere imigisha itagabanyije aya basi